Dutangiranye umugabo n'amashimwe umwana ati wakoze cyane rwose umwana yabaye umwanya wa kabiri mu ishuri amuhobera hano ati wakoze cyane. Bidatinze mama nawe yahise aza kureba ibyabaye umwana azana mwigera amufata ati do umwana wacu yabaye wa kabiri. Atubona ko yabaye umwanya mwiza. Abarazaje kumura ati ninde wabaye wa mbere. Umugore hana bararaka ninde wabaye wa mbere. Umwana ati ni Sharon. Umugore yise arakara urushyi kubita urushyi hano. Nasone umugabo hano arikanga. Bigenze bite umugabo yabonye urushye kubisa umwana bamukubise agira ubwoba. Umugabo ngaje kubaza ikibaye umugore ambwa ati girayo ndetse mbanza mbwire ninde wabaye wa mbere ninde wabaye wa mbere. Bibaho kugira ababyeyi nk'aba ngaba ku buryo niyo wagira gute nyine iyo utabashije gukora ikintu ngo ugeze kuri ka hejuru cyane akubwira ati nta kintu wakoze mbwira umuntu wabaye wa mbere afite imitwe ibiri ku cyo utabaye wa mbere. Umugore rwose umuburakari bwinshi wagira umwana we yari yabaye wanyu bambwira ati mbwira uwo Sharon waguciyeho akurusha iki ntago afite umutwe nk'uwawe. Umwana amubwira ati ariko mama njye nagerageza ibishoboka byose nakoze ibishoboka byose ibyo byose wakoze nta kintu gishoboka. Igihe cyose Sharon akuri imbere umuntu akuri imbere nta kintu kimwe bigeze ukora. Umugabo hana aratungurwa bazi ko umwanya wakwe ari ku mubyeyi akarakara ku iki kigero akubwira ati nta kintu kimwe wakoze igihe Sharon cyose akuri imbere nta kintu wakoze. Reka tuzi turebere ngo Sharon ni uwuhe niyo mpamvu iri gutuma umubyeyi arakara kuko nta kuntu waba wabaye umwanya wa kabiri ngo umubyeyi arakare gutyo uko byagenda kose. Reka tuzi turebe byagenze bite. Ubwo umwana yarigendeye umugore asigara ku mugabo ati mbwira ukuntu urera umwana umeze kuri w'ikigwaro umeze kuri nta soni umwana w'ikigwaro utazi gukora umuntu akaza akamuca imbere akaba uwa mbere akaba wa kabiri. Umugabo hano baramubwiye ati ese ubwo nuko uko yabaye wa kabiri cyangwa nuko umwana wa Vera ari we wamuje imbere nuko yabaye wa kabiri cyangwa nuko umwana wa Vera ari we wamuje imbere. Umugore arikurunga hano umujinya uraza aravuga ati ubundi gende kwicuza ukuntu nashakanye n'umugabo nawe w'umunebwe ushyigikira amafuti ukora ibintu nk'ibi ngibi byose shyigikira umwana ngo abumuswa akora ibintu nkabira abantu bose bamujya imbere bamurushe. Umugore hano aricara hano ariko n'umujinya mwinshi umugabo arareba hano aravuga ati kugira ngo n'umugore ngumi hano nze kuza kumupakira ingumi reka nigendere. Aba ari byiza cyane wa mugabo n'ujye kubonera umugore yaraka yagize umujinya mwinshi cyane kugira ngo bagufunge cyangwa ujye muri gereza cyangwa se usanga ukoze ikintu kibuzicuza ubuzima bwawe bwose. Fata umwanya usohoke wigende umusige iyo nzu yonyine ayitumbiremo garuke yacururutse. Iki cyemeza bari cyanyacyo. Katwigarukire hano hari undi muryango rero umugore yaje hano yasaze yasarishije aza afite impano nyinshi ahereza umukobwa we akira wakoze cyane kuza wabaye uwa mbere ugatsindura mwana sha tikira gihugu wagitse ati wakoze ibintu by'ibitangaza umunsi wanjye wose wawukoze ati wankoreye umunsi sha ati kuba waje imbere ugaca imbere uriya mutipe eze ati wakoze ati umunsi wanjye wawe nkoreye ati nta kintu ntaguha kukibaho. Ngira ngo mwibuke ababyeyi nuko bose bari kumera bari kuvuga bati umugore wa mbere twavuye ari kuvuga ati ngiye ibyo bintu nta kintu bimbwiye nta kintu bivuze igihe cyose uriya muhungu uriya mukobwa yakuje imbere. Guza umwana yari yabaye wa kabiri arangira avuga ati nta kintu ibyo bintu bivuze kuva Sharon yabaye umwanya wa mbere ibyo nta kintu bivuze. Ngira ngo Sharon n'uyu mukobwa muri kumureba hanyuma uyu mubyeyi nawe agaruka kandi kuvuga bati ntacyo utakoze pfa kubura umuhungu wamurushije noneho nkaho ibyo ngibyo birenze uzi wabaye no wa mbere. Urumva umwana yari yabaye wa mbere ariko rusha no wa muhungu. Ngira ngo ikibazo muri kumva hano kiri ikibazo umuntu n'umukobwa agomba kurusha uriya muhungu nubwo yaba wanyuma ariko akarusha uriya muhungu cyangwa se uriya muhungu akarusha no mukobwa niyo urba wose baba babaye banyuma cyangwa se baherekeza abanyuma ariko byibuze umwe akaza imbere y'undi. Ngira ngo nicyo kubona ko ababyeyi barimo barapfa. Ngira ngo turebe ngo ikibazo ni iki twagiye katwikomereze tuze kureba ngo ni ibiki. Tugaruka hano ku kigo cy'amashuri twije umusore hano yaje yinjiye bwa nyuma muri kubona ko aje nyuma ari kumwe n'inshuti ye binjira mu ishuri bwa nyuma bisa nk'abanyeshuri benshi bageze mu ishuri ari babandi bari kugenda baza banyuma baba legend. Musoro araza ageze mu ishuri ngo azagere ngo akubita ikibuno hasi yicare aba yicaye mu bisi. Abanyeshuri bose baramumeneka baraseka udutwenge rwose bajya hariya baragarama bajya ku butaka batangira kumuha inkwenene. Sharon nawe yari aho ngaho arimo aramumeneka. Musore baje tuwamuhombye ndabizi neza ko ibintu bari bikozwe yabwiraga Sharon tuwamureze wese ari wamuhombye nabikoze ugeze ubona nyandi kubikora. Ngo uyu musore nawe twacu eze Alex aravuga ati nuko ngiye nakuretse ngo ubwa mbere mu ishuri kugira ngo yumve nkaho urenze ariko ntiwigeze undusha ntukanyita umuhombye kandi niwongera gukora ibi bintu nzagukubita gukubite nk'akana kagahinja ari kubwira umukobwa ubujinya bararahakayira byagenze biti. Umukobwa yakuziye hano yiruka hurira n'undi mukobwa icupa fata icupa ry'amazi aragaruka hano yiruka ngira ngo muri kubibona araza ageze hano fata icupa ry'amazi asuka ku gisore akobwa agasuka amazi ku musore. Ngira ngo hano muri kubibona ukuntu umusore yisegera mu bwo hari ukuntu uvuga ati wakubita umuntu ariko yisanga nyine nk'umukobwa yazamuye ibicira kuvuga ati ngaho gira ikintu nkaraho. Ngira ngo urikubona ko n'ababyeyi bashobora gufata abana babiri bakabateranya ndetse neza bagahinduka abanzi. Uyu mubyeyi wa Sharon yaravuze ati ikintu cyose uzakora kugira ngo ukubite cyangwa se uteshe umutwe kira cyana cyuriya mugore ari we uyu mutipe bita eze Alex ati ugomba kumubabaza ku buryo
azajya babara buri munsi ati ubundi nanjye ukansaba ikintu cyose ushaka. Uriya mugore nawe uyu musore nawe akavuga ati ibi bintu byose nta kintu babivuze igihe cyose uriya mwana w'umukobwa yagize gute yakuje imbere cyangwa se ukamira ngo yakubabaje ngo yagutuse n'ibiki umuntu w'umugabo ati ndashaka ko nanjye uzajya umbwira ati nanga kubise cyangwa se kabaya ka kabiri cyangwa se kabaya ka nyuma ariko muri imbere ati nushaka kuzaba 52 ariko hanyuma hari undi wa gatatu we ari uriya mukobwa atari undi muntu. Ubwo nyuma y'ibyo umwana yaje hano abwira mama ati mama utuzi n'ikiti mva Alex namukubise ndamusebye abanyeshuri bose baramuseka ati high five mwana wanjye tukoze ibintu byadani tubundi ngende proud yawe. Uyu nawe gutaha yasanze nyine yaraka yafashe umukandatu ukambwira ukuntu umukobwa ukubitwa nanyuso kanahira mu rugo. Nkuko nabwira ukundi kumubyiye gushyiramo ibintu bitakurimo gashidu kuri guhora n'urwana n'umuntu. Undi ari kumushimira ati wamusebeje turakoze cyane ngira ngo nabibonye undi akavuga ati ndagukubita n'umukandara wo gushirira mbwira ukuntu umukobwa igisore kingana nkawe agukubita akakumenaho amazi bikarangira ngo ugata ukinjira mu nzu yanjye ntabwo ufite atari ko Vera naragowe. Ubwo kagakobwa karagiye kubaka ikintu biti kize mu gitondo cya kare kageze ku ishuri kabakaramucekete ndaguhondagura. Ubwo mama yawe karakabwiye ati umva wowe ugenda umufata umukubite ubundi uzusaba icyo ushaka urubaza umubyeyi akubwiye gutyo. Urabizi ibintu abana bakwisha bashaka nawe ikintu ubushaka nyine nk'abana bavuga ati ikintu cyose mbona ndaza nkibona gute nuko ndabanza kumubwira ko nahondaguye Alex. Kana kabyutse mu gitondo agafite audacity karavuga ati ndagukubita ubundi ntaye mbwira mama ati none omereza ibingibi nibi umvuga kandi ko ku ishuri nyine abantu bashaka ibintu byinshi amafaranga pocket money amafaranga nyine yo kuryo kwishaka ati ndabanza muhondagure kabakatanye kumukubita. Umusore ati nuramukutande kuyenda guhondagura ntasoni ati ndagukubita ku buryo uraza kwibagirwa amazina yawe. Umukobwa agakobwa karamuseka ati ko se uyu nguyu bagira ngo bamwibutse ati ejo hashize sinaguhondaguye none uri kutekereza yuko se ubwo ntabasha kukongeza nkaguhondagura ati wakubanje yanakongeza ati ngiye kugukubita ariko umukobwa ari kumubwira akakobwa ari ukuntu kangana n'igisore kuri kimeze ubona ko gisa nkaho girimo cyane atereyemo ukuntu umusore agira umujanya ati Sharon niva imbere agiye kumukubita umusore anahita amufata ati ntasoni wowe uri gushaka kurwana n'umukobwa asore kahise kamufata avuga ati have ubusuru umuntu Rwanda kana gukobwa kangana gutyo ka muri kurwana ibiki tinasoro urashaka kurwana n'umukobwa ariko umusore umujinya yarafite avuga ati naguhondagura bizigapfa ubusa. Ngira ngo urabizi nawe ari cyo avuga ati kubwa n'ukuri umukobwa nakabaye kwandi guhondagura ugasanga nyine umukobwa uri kugira ibintu byose by'ubugoryi aho ukavuga ati kankubabarire n'ukuri umukobwa ubundi yaba ari nk'umusore nakabaye kuba nahanganye nawe ukamwihora nyine ugapfushka ukavuga ati nta ribi akagusuzugura ariko agasuzugura ko uyu mukobwa nako kageza ahantu habi reka twikomereze. Ubwo barabakijije barataha umusore kumwita ko ubundi ngiye mwitsobanura niki gituma mu Rwanda ubundi muri gupfi nkana hano kubaza umusore mbwira impamvu niyihe impamvu ituma muri kurwana ko ku buryo wifoto ukarwana nawe. Alex ati ibyo bintu reka tubyore bivane mana twikorera gasiporo niko katuzanye mushito wanjye ati ibyo ntago nshaka kubitekerezaho ati nta kintu kimwe mfite cyo kubivugaho mbabarira. Sara namwangira ngo kugira icyo amubwira. Kuri ruhande Sharon niwe baramubaza se ese ubundi ku cyo Rwanda Alex niwe muri gupfi umukobwa ati rero atumva ikibazo mfite ati ngewe iyo ndi kurwana na Alex cyangwa se yo namukubise ati nkatangagera mu rugo ati mama aragenda akampereza ikintu bita impano ati mbese ngasanga impano zirenge nyinshi cyane tukubera ko namukubise ati rero nanjye rero bigatuma bima motivation yo guhora ngenda nkamuhondagura cyangwa se nkamwiyenzaho nkarwana mpaka nkoze ikintu kibi kuri we kubera ko ndangabona gifite kandi zo gifite na nyamaze nshaka aturebye ngiye niyo mpamvu mba ndi kurwana na Alex ati n'ubundi nta kindi kintu mfa na Alex aturebye ku giti cyanjye usibye ibyo bintu mamamereza nta kindi kintu mfa na Alex biramutse bidahari cyangwa se mumuhagaritse no kubima ntabwo nakongera kurwana na Alex ngira ngo wumve impamvu. Ikibazo uri kumva hano kiri nanga ikibazo ari abana bo bari kuvuga ati ngiye ntacyo dupfa Alex navuga ati nta kintu turi gupfa kugeza ubwo Alex yavuga ati ngiye narayimuretse nditsindishwa kugira ngo n'umwana bo wa mbere basi we namuha amahoro ngira ngo wumva ko Alex we nta kibazo afite ariko akakana ko bakubwira ati umva we mukubite urangiza umamagare nushaka kuzansaba imodoka nzayiguha ati ukumva kana kuvuga ati ngewe kabwira mugenzi wako ati nta kintu na kimwe ngewe mpfa na Alex nta n'ikintu twigeze dupfa nta nubwo turanahura ngo dutongane ku bwacu atahubwo impano mama ampereza nizo zituma ngiye umwana ngira motivation ngo ndetse n'umunsi ko nakantu meruka cyangwa nzashaka gusaba akantu mama ati ko n'umubyeyi abashaka umwana abashaka gusaba akantu umubyeyi ati nkahita mvuga ati ngiye gukubita Alex mama ndahita musaba uruhushya ugasanga nyine umwana araje ahise yiyenza kuri wa musore kavuga ati mama tuzi ko none Alex no munsi namunshiri wenda nk'ipantaro agahita ambwira ati none urashaka iki ati ndashaka ko nsohoka umwana bagahita bamusohoka ati nicyo kiri gutuma ngewe niyenza kuri Alex.
ubwo ibyo bintu ntibyatinze barakomeje bararwana barakomeza baracyocyerana mu bintu byose bari gukora baragomeza bararwana ababyeyi baragomeza barabateranya kugeza ubwo barwaniye ku ishuri babohereza mu biro bya deregiteri kwisobanura impamvu barwanye bariyo nabwo barongera baratongana barabirukana barataha ubwo bagarukanye n'ababyeyi nabo baza mu biro urumva ababyeyi nabo bageze mu biro ubwabo n'ababyeyi ubwabo bararwana ibaze kugira ngo abana bakuri kosa babirukane babatuma ababyeyi baze aho kugira ngo ababyeyi bicire barebe impamvu abana babo bari kurwana ahubwo nabo barwanire mu biro bya deregiteri yahise abona yuko ibyo ikibazo gihari atari icy'abana ahubwo n'ababyeyi ubwabo bagize gute bafitanye ikibazo ngo mu gutaha kw'ababyeyi n'ubundi intambara ntiyarangiye buri wese yatashye abwira umwana we ati ndashaka ko noneho kari akantu kampera isomo ubwo urumva nyine umubyeyi wa Alex yamwiraga ati Sharon ni umukobwa nta mbaraga kurusha genda ukora ibishoboka byose umukubite ku buryo uraza kumubabaza ndetse n'uwo wundi nawe akabwira Sharon ati Sharon umaze iminsi n'ubundi Alex umukubita ni ikibwa ntikigira ubwoba n'ubundi wahereye kera kose ugikubita genda ugerageze uno munsi umukubite ikintu ku buryo uraza kumbwira ati ngenda nimwishe ibyo byarabaye umukobwa yaraje afata ikintu rw'uruti rw'agahanga bwa Alex yari kuganira n'inshuti ye bahagaze hanze y'ikigo amukubita ikintu ku mutwe umwana yikubita hasi kugeza ubwo yakomeretse ku mutwe ubwo umwana bamujyanye kwa muganga baramupfuka bamuhambira n'ikintu ku mutwe cyo kugira ngo nyine akire urumva bari bamukumbise ku mutwe bamukomerekeje ariko mama wabibonye yumva kubyangana biramunaniye atangira kuvuga ati ngwino tujye kureba iyo nshinzi y'umugore inkubitira umwana ikamugira gutya araza kuvuga ati tujye kureba iyo nshinzi y'umugore n'uwo mwana we uvuga ngo bigize abantu ngo badasanzwe baraje bahurira ahantu mu muhanda barangije bavuga ati Alex ndabizi neza ko ufite imbaraga zirenze kano gakobwa nawe ukakomeretsa gutya ngo birangirire aho ngaho genda urwane nako ubwo yohereza ngo bajye kurwana abana bararwana ubwo Alex nyirumva bafite imbaraga bamushyizemo n'igituri no kumutegeka kubwira ngo agende ngo rwane nakano kana byanga bikunda nyirumva Alex muri sibyo kuba yiturije ngo gukubita kano kana bakarusha imbaraga agashyira hasi akagakubita uwo munsi abafite n'umujinya yuko nyine kamukomerekeje byarangiza ngo umugore aba bagore nabo ubwabo ku ruhande bagatangira kurwana mbese ugasanga umwana ari gukubita undi mwana ndetse n'umugore ari gukubita undi mugore Alex abonye ibintu akora ikagana ko ntambaraga kari gafite uko yari gukubita cyane we yarahagurutse ariruka yirutse kakana kashe nako gahagurutse ukabonye ukuntu ababyeyi nabo bari kurwana gashaka kubona ibyo bintu nako kariruka karigendera ubwo ababyeyi bararwanye ubwo bavuye mu birwano nabyo no gutese no gutongana bagira ngo abana batashye polisi bafata imodoka ye basubira inyuma barataha bajya mu rugo bageze mu rugo batangiye guhamagara abana babo buri umwe ku wundi mwakavuga ati Alex uri guhamagara hejuru n'ijwi rinini cyane ufite Alex undi agahamagara Sharon bageze basanga abana bose nta n'umwe uri mu rugo baratungurwa hari bamaze kuba mu gicuku ninjoro utekereza ariko uvuga tubwo abana bashaka abana zerere cyangwa se buri wese yagiye ku nshuti ye kumubwira ukuntu bigenze urumva nyiri kugira ngo ujye kuba uri kurwana n'inshuti yawe no hirya n'ababyeyi banyu bose bari kurwana ibyo ni ibintu akayanisha bitavuga tubwo bagiye kubiganiza inshuti zabo bari buze kugaruka bajya kubona ijoro ribaye igicuku abana nta n'umwe uragaruka ariko ubwo nta bari babizaranyeho ubwo nyine Sharon ubwo mama Sharon yari kuvuga ati Sharon ni utaraza ndetse n'undi avuga ati wenda Alex ni utaraza ntago ababyeyi bari bazi ko abana babo bose babuse barasohoka rero bajya kubashaka ubwo bajya kubashaka rero mu gicuku ninjoro barongeye barahura avuga ati mbwira ahantu umwana wanjye n'undi nawe atimbwira ahantu umwana wanjye ari abagore bakomeza kurwana ibi bintu birakomera hano abana barabashaka barababura neza abagore bo bisubirayo kumva abana aho baragiye bagiye kwihisha nabo mu bintu batazi bikangura bihisha ahantu hamwe bahuye baravuga ati nta mpamvu yo kwikangana Alex aramubwira ati reka mubwire Sharon ngibi ibintu ndambiye guhura ndwana nawe ndambiye kwirirwa ngirana ibibazo nawe ngiye ntabwo nakongera kurwana nawe uzakora icyo ushaka nkubite ntabwo nzongera kurwana nawe birarangiye enough is enough ibintu byo kwirirwa bagiye bambwira ngo ngiye ngukubite ngo ndwane nawe ntabwo nzongera kubijyamo sinzongera kurwana nawe Sharon nawe ari kumureba ubwo imvura yari yabanyagiye abana baturutse hanze ngo birutse babihisha avuga ati twakongera gusubira mu rugo kandi ubwo nuvuga ngo Sharon nubwo bamubwiraga gutyo nawe yari abwiye mama we ati ibintu ndabirambiye ntabwo nzongera kurwana ibyo bintu wamagana byo byihorere ubwo Sharon atabwira Alex ati nanjye rero ibintu ndabirambiwe kubera ko nanjye ndambiye kuhora mbona ibintu ari ukubera ko nagukubise ati nanjye rero nta rwango gufitiye Alex ntabwo nkwanga nibyo wakabikora inshuti yanjye ngukunda kuko uwo mwanya wo hafi yanjye tugasobanurana tugatera imbere ati ikintu cyose gituma nkuba nakubwirira nabi ati ni mama bukihisha inyuma kubera ko buri kantu kose nkoze kabi kuri wowe mbona igihembo buri kantu kose kabi nkoze kabona igihembo ati niwe akanshishikariza kuba nakora byinshi kugira ngo ndusheho kubona ibihembo byinshi ati ariko none ubu nanjye nta kintu ndi kubyumvamo pe ndarambiwe enough is enough ntabwo nzongera kubikora ntabwo nzongera kukubangamira birarangiye Alex aravuga ati nanjye birandambiye
guhora bamwira ngo ndwane nawe, guhora ku ishuri turwana, guhora ku ishuri badutumiriza ababyeyi, ku ishuri bahora batuvuga duhangana no mu bisubizo, ndetse na mwarimu yatubaza tugahora duhangana ati ibi ntabwo nzongera kubikora, Sharon nushaka kuzaba uwa mbere forever, ntabwo nzongera kubikora. Sharon avuga ati nanjye ntabwo nzongera kubikora, humura. Babana rero bemeranya ko batazongera gushondana, bakavuga ati ibyo tubyiyorere, by'ababyeyi tubyiyorere, twe twikorera ibyacu, bagahita bahoberana kuvuga ati nta kintu tuzongera gupfa, ubu ngubu njye nawe turumwe. Barigenda rero bagahita biyicarira ahantu imvura yabanyagiye, kabwe ati none wari tugasubira mu rugo. Ubwo ni Sharon yabivugaga, umusore aravuga ati ntabwo nasubira aka kanya pe, oya mbabarira, twe gusubirayo mbanze nduhuke mu mutwe, byaruta nkabanga muri iyi mbeho, muri imvura iri kunyagira kurusha uko nasubira mu rugo, kuko mu rugo hameze nk'ikuzimu, umuriro uri kwaka. Abana ubwo ntabwo bakomeze kuguma aho ngaho, bagera aho bamara gutuza bakavuga ati dutahe, bagafata inzira bagataha. Bagira mu rugo nyine ababyeyi bagatungurwa, bakabwira ati mwari mwagiye hehe? Ubwo Sharon niwe ugera mu rugo bwa mbere. Sharon ageze mu rugo, umugore araza ati Sharon wari uri hehe? Aramubwira ati nari nagiye hanze ngiye kureba inshuti yanjye. Ahita agenda ati ariko ndananiwe, ndashaka no kwiryamira. Asa nkaho agenda avuga ati garuka hano tuvugane. Aramubwira ati ndananiwe, ntabwo nshaka kuvugana nawe, mbabara njye kwiryamira, nta bintu nshaka kuvuganamo nawe. Umwana barigendera, umugore aratungurwa hano. Ubwo nanundi ageze mu rugo bashaka kumubaza ngo wagiye he? Ndavuga Alex. Agize no aravuga ati man mbabarira, ntabwo aka kanya arako kugira ngo tuvuge ku ibyo bintu, mbabarira kanigendere. Mu gitondo cya kare rero ubwo nk'ibisanzwe, ubwo Sharon arabyuka kaza gasanga mama wari hanze muri salo, ageze kumubwira ati ngende giye ku ishuri. Bakavuga rero n'utuntu duke, akamubwira ati reka nihute, uwo bita Alex arantegerereje hanze. Umugore agakora amaso ati ngo iki umuntu mpora nkohereza ngo urwane nose agutegerejemo ibiki? Aragenda, yagenda akagenda. Ubwo n'ubundi abagore n'ubundi ntugire ngo umwe abatuye kure y'undi, baba baturanye igipangu ku kindi, ku buryo gusohoka uhita winjira mu muryango w'undi. Ngira ngo ibyo bintu urabizi. Asohotse, ubwo Sharon asohotse ahita yinjira mu rugo rwo kwa Alex. Avuga ati Alex nasoje ngwino twigendere. Mama Alex agira ubwoba, avuga ati ibi ntabwo bishoboka. Atangiye kugenda kuri Alex mukuru ngageze kugenda wenyine. Alex ahita amwishikuza, aragenda ahita asohoka n'urugi rwahita yigendera. Bigaragara ko abana bo bamaze kuvuga bati ibyo bintu bijyanye mutwoherezamo mu bihandoringe twe ntabwo tubirimo, nta kibazo twamaze gusanga njye na Sharon, cyangwa ubwo ni Alex, njye na Sharon nta kibazo dufitanye, cyangwa na Sharon nawe nta kibazo mfiteho, nta mpamvu riri hari yo kugira ngo twitukumyize gushondana, twiga ku kigo kimwe, twese turi abahanga, twakabikwa turi gukora ibintu byacu neza, muduhagarika. Ntabwo byo tubyitayeho, turi inshuti, mutwihorere. Ubwo umubano kandi ukomereza no mu ishuri. Mu gihe umwe yasubizaga undi agahaguruka agashaka ingingo yasenya mugenzi we, ukabona nubwo mugenzi we yabavuze ibintu bya nyabyo, batangiye kujya bahuza, noneho umwe yasubiza undi akamuhereza amaki, ku buryo niyo yagurutse avuga ati ngenda musapotinga ibintu ndabyemera ko ari byo. Bise bigora ko abantu bafite umwuka umwe. Hari ukuntu ubona umuntu nyine yo muhanganye, kabone niyo yasubiza ikintu cyiza, wowe tushaka negative cyangwa se abantu wahita umukubitira mu mavi, ukahaguruka ugahita uvuga ati ibintu ari kuvuga nibyo, ndabona ntabwo ibintu ari kuvuga ntabwo ari byo, ndabona harimo n'ubugoryi bwinshi. Ukaba wasuzugura igitekerezo cy'umuntu, kabone nubwo nawe mu mutima cyangwa se indani yawe waba wemeza yuko icyo gisubizo ari icyanyacyo, ariko kukuzi kuri wa muntu udashaka ko akujye hejuru gutera imbere, nyine umwanga pe ukamushyira hasi. Ibi ngibi rero byari byararangiye, aba bana basigaye ari inshuti, ku buryo umwe avuga ikibazo cyangwa se atanga igitekerezo undi akagisapotinga, akamuha amashyiti, icyo gitekerezo ni icyanyacyo. Ndetse no gusohoka no hanze, urumva hanze bahoraga barwana bakubitana ibintu, ni naho Sharon yakubitiye ikintu Alex, barasohotse basohoka bafatanya agatoki ku kandi barimo bitemberera. Abanyeshuri batangira kuvuga ati twatangiye kurwara za ndwara zituma umuntu abona ibintu bidahari. Urani Sharon waba uri kumwe se na Alex bibaho? Bitangira gutungura abanyeshuri, ariko abantu baravuze ati twebwe nta kintu dupfa, turi inshuti, tugomba kwibanira, nta kindi, tukabana tumeze neza mu mahoro. Ntugire ngo byanangiragaho kandi kubera ko n'ubundi abana barabaturanyi baratahaga bakigira hanze nyine kwa kundi ushobora gusohoka bakiganirira. Mama rero wa Alex asohotse, nako yari avuye ku kazi, ntabwo yari asohotse, avuye ku kazi araza parika imodoka, aravuga ati mbari kabiri naguponye mu nzu. Kumva ntiyashakaga kubona Alex ari kumwe na Sharon nkuko babyangaga n'ubundi. Umusore amubwira ati ndaje mama, agenda ujye mu nzu, wowe ugenda ukora ibyo ukora, nanjye ndaje. Umubyeyi ati ndavuze ngo subira mu nzu niko nkubwiye. Umusore avuga ati njye nindangiza kuvugana na Sharon nibwo ndaza mu nzu kugira gute se kandi ureba nanjye ari umuntu turi kuvugana, as matter of fact nta kintu ngiye gukora, cyewe ndaza mu nzu birangiye. Umubyeyi nyine abona umwana yagigiye cyangwa se yahanitse, avuga ati ntabwo ari buze, arangije aragenda avuga ati ngere mu nzu wangezeho, ku bya bindi byo burakari bw'ababyeyi. Babana barakomeza bariganirira, baganira utuganiro twabo kuri muri namubwiye ko bari baturanye izo nguru muri zari zituranye. Mama wa Sharon nawe yarashe, ahita abwira Sharon uri kuvugana ibiki n'uyu mwana, uyu mugore umwana na nyina w'umugore babasazo, uravugana ibiki? Ntabwo uzi ko mpora nkubwira ngo ntukajye wigendegesha ko uyu mwana cyangwa se muvugana. Arangije nyine ubwo Sharon avuga ati rero ma nta kintu na kimwe ngiye mpfa n'uyu musore, turi kuganira bisanzwe, turetse tube tuganiraho. Aravuga ati nkubone
wagiye umwana Sharon arabyanga ariko Alex aravuga ati byibuze ngende umusore nshobora no kugenamo igitinyiro mama kanantinya ariko Sharon ni umwana w'umukobwa nta nubwo yajya hanze ntiyajya no kubona ko inshuti bya ubuzima bwe bwahinduka aramubwira ati Sharon aba n'ababyeyi bacu reka tubumvire ubwo yabivuze na mama Sharon abyumva ati reka twigire mu nzu tuzavugana ubutayi cyangwa se tuzavuganira ku ishuri ubwo umubyeyi ahita agatamo no mu matwi yuko abana bo bafite connection no ku ishuri baba bari kuvugana kandi yarazi ko badacana waka ubwo nyine ubwo umukobwa ahita agenda barasezerana bikora n'utuntu tw'utumanyere bigaragara yuko bamaze kugirana ubucuti ukuntu abantu basezerana bakora utuntu tw'uducensi ngira ngo ibyo bintu murabizi urubibona ukuntu biba bimeze ugatuvuga ati abo bana bafitanye umubano uri hejuru ntago ari ibyo bari guhimba ubwo Alex wegeze mu nzu mama wahita mutsibura igishyi kupitisha gati ni gute niba ngubwiye ibintu ngo bikore kuki utabikora kuki mubwira ngo ugende ngurukara kanu kababaza ugakubita ntuzigire ukundana nako ahubwo akaba ari byo ukora ufite ikibazo mu mutwe wa umwana amagambo yasubije mama we yaratangaje avuga ati mama urankubise urushye hari ikindi kintu ushaka kunkorera ngo ukinkorere kugenda ari ngiye mu cyumba cyanjye ngira ngo wumva amagambo hano umubyeyi aratungurwa aravuga ati ni gute uri kuvugana nanjye gutyo umwana ngo yacecetse ariko reka umubyeyi akavuga amagambo menshi avuga ati mbwira ko nkubwira ibi ngibi ntubikore akamubwira amagambo menshi umwana akavuga ati mama kumaze kunkubita urushye nkaba nakwihoreye ntihari ikindi kintu ushaka gukora ngo ugikore hanyuma ngende ati ndetse niba no kunyica wumva ari byo birubuze kugushimisha go ahead ndahari ngaha kuri icyo ushaka cyose ukinkorere ikitari bunyice ndagira nkubwire ko nashaka kwigira mu cyumba mu magambo umwana atuje usura asubira inyuma arizamukira yigira mu cyumba umubyeyi yapfukama hano hasi ararira umubyeyi ararira bazi kugira ngo buriya niba ari ikintu cya mbere kibabaza mu buzima ni ukugira ngo urakarire umuntu utari kukurakarira kiyo kintu kirakubabaza handi wumva ugiye no gusara buriya abantu benshi kuvuga ati iyo kubabaje cyangwa se kugutuka nawe ugahita umutuka buragenda yumva yishimye yumva ari kimwe ariko iyo umuntu agize gutya akagutuka ibitutsi bikomeye cyane ukagera gutyo ugakubita nk'agatwenge ugahita wigendera asigara yumva yabaye ikigoryi wamusuzuguye wamufashe nk'akana gato yamufashe nk'umuntu utagira ubwenge ibyo bintu biramubabaza kuri rwa rwego ashobora no kwiyahura niyo mpamvu bakubwira ngo uburyo bwiza bwo guhana umuntu wundi ni ukukubwira ibintu bibi ukicecekera no kwisura ukagaragara ko nta kintu cyakurakaje uyu mwana rero nibyo akoze umubyeyi waraje mu kubita urushyi yitegura ko umwana agiye kurakara agiye no kugira ubwoba ku buryo navuga ati wenda ibintu uzamubwira ejo azabikora mbwa ati niba no kunyica ushaka kunyica wumva byagushimisha waranyibyariye nyica ariko rero niba nta kindi cyane ngiye kwara kumubita urushyi gusa ubundi ukanantonganya mbwira niba byarangiye nigire mu cyumba cyanjye ngiye nawe nzongera kurwana na Sharon ubwo Sharon nawe agira mu rugo Sharon yagira mu rugo umugore akamufata agahita amukurura akamunaga mu cyuma agahita amukinya avuga ati ukingiranywe mwana naguzongera gusohokana gute nkubwira ibintu nabikubwira ntubyumve kana kicara hasi nako karigunga ibintu birakomeye ababyeyi basarishije bisa nkaho nyine reba kugira ngo mwe muri ababyeyi babiri abana bo bikundira nta kibazo bafitanye nta n'ikibazo na kimwe bagirana ugasanga wowe uri kugenda wafose kuvuga ati genda umukubite genda umwange mushyira ibintu bintu ukora ibintu ndaguhemba nyine ugasanga umubyeyi arimo arohereza umwana n'umusha umwana agagenda agakora ibintu bibi abana none bakavuga ati none twe turabyanze mukora ibyo mushaka batangira kugenda babana umwe ku rundi uno mugore rero mu Sharon ageze hanze muri salo aricara aribaza avuga ati ubundi ibi bintu bizakomeza kugeza ryari gahinda karamwicara ukuntu umutima nturya ruswa akagenda ukicara asuka avuga ati ariko ubundi ko mpora nanguriya muntu ko mpora ndwana n'ibi bintu uyu kintu mpora nyibitse ku mutima kugeza ubwo ntangiye kukizanamo n'abantu batakimo nabo bakaba abana batuye ukabanze kurwana kuki ubundi ibi bintu turi kubikora arangije afata icyemezo aravuga ati reka njye kureba inde mama Alex ahaguruka avuga ati njye kureba inde mama Alex niko kugenda ageze kwa mama Alex ajya gukingura abona mama Alex akinguye sangana mama Sharon agiye gukingura aramubwira ati kingura reka nicare tuvugane kanicare njye nawe tuvugane ndashaka ko tuvugana ubwo mama Sharon abaratangiye abwira mama Alex atari ku mama Alex kubizi ko twari turi inshuti buri bintu turi gukora ni ibiki mama Alex aravuga ati hafi utaza kunzamurira umujinya urabizi neza umuntu wakuye ubwo bucuti akabusubiza hasi ngira ngo urabizi urabyumva ibintu tutaza kongera kubivugaho mama Sharon ati gute ati wari wakundanaga na musaza wanjye ngira ngo uze kumva amagambo utuze gake ugendesha gake ubakundanaga na musaza wanjye uramuhemukira umuca inyuma utuma none hari ufata icyemezo cyo kwiyahura bivuze ngo iki niwe wamuteye urupfu rwiwe iyo ujya kubudakundana cyangwa se ukabona umuntu mwiza ukamutwara neza ntago waratumye ababara yaguhaye urukundo rwe rwose urangije
icyo wakoze kwari ukumuhemukira aribyo byatumye aza no kugira gute gupfa. Ndakwanga singushaka numve ngo undi nkukure bantu nuko nihanganye cyane. Uwo ninde? Ni Mama Alex ari kubwira Mama Sharon cyatumye agize gute amwanga. Mama Sharon aramubwira ati ese kuko uzi neza ibyabaye cyangwa nukuri gutekereza ibintu cyangwa se nuko wimagine ibintu ukuntu byagenze, urabizi neza ibyabaye? Mama Sharon ati mbabara wigira ikintu mubwira ati cyizere nari ngufite kuntu nakwizeraga ibintu wankore ntago kwari gufata umuvandimwe wanjye ngo utume yiyahura cyangwa sapfe kubera kugukunda gusa. Warampemukiye nzakwanga ndetse n'igisekuru cyawe cyose. Atari kundi kumbwira ngo iyo mba nzi ibyabaye, ibyo uri kumbwira ngo mba nzi ibyabaye ni ibiki? Wakoze ikosa rikomeye ukundana na musaza wanjye uragenda uryamana n'inshuti ye, umuca inyuma ku nshuti ye. Nkaho ibyo bidahagije uratwita, utwise ubyara uriya mwana ngo ni Sharon. Ubwo rero umusaza wanjye yabibonaga yagize umujinya, arababara n'agahinda gutekereza ukuntu inshuti ye imuciye inyuma, agutegereza ukuntu umushiri we ari nawe umuciye inyuma, noneho mukabana banamutinda nta n'uburyo bwo kuba yakugarura afite, ajya kwiyahura arapfa. Uri kumbwira gute ngo ibyo bintu ntabwo nzi uko byagenze? Ibintu ushaka kunsobanurira umbwira ngo uba waransobanuriye ni ibiki? Wumva natega amatwi nkabyumva koko ni ibiki? Bimbwire ni ibiki? Ubwo Mama Sharon navuga ati reka nkubwire Mama Alex, njyewe ikintu cyose nakoze n'akanya kose namaze mu rukundo na musaza wawe nuko njye nawe twari inshuti. Iyo ajya kubatera ubundi mba naragiye kera yabari ngundi musore twahuriye ahandi hantu, ntago mba narakundanye nawe byibuze n'ukwezi kumwe. Ati Mama Alex, ati uriya musaza wawe ntago yari noma, yari umuntu wahoraga nkubita antoteza abwira nabi ndetse abwira ko umunsi umwe azananyica. Ati ibyo bintu byabagaho, ariko none ugasanga ngiye ndabiguhisha nanga kubikubwira kugira ngo utazigera uhindura uburyo wafataga musaza wawe. Ati urabizi ko twajyaga duhura, umugore ubwo ari kumusobanura ni Mama Sharon ari kubwira Mama Alex. Ati urabizi ko twajyaga duhura mfite ibikomere, nabyimbye amatama, natukuye mu maso, intoki. Ati nujye ngakubwira ati nakubise iki? Nakubise umutwe ku gikuta ndi kugenda ninjoro. Ati nagize inzozi zituma ngenda nsinziriye. Urabizi hari inzozi zituma umuntu agenda sinziriye. Ati nizo zatumye nkubita umutwe ku gikuta, niyo mpamvu nabyimbiye gutya. Ati ukabyizera ukanaseka ugarambye ati ariko subundi wowe ibyo bintu horamo nibiki? Buri munsi wari ukubita umutwe ku gikuta, buri munsi wari ufite ikintu cyagukomerekeje. Ati buriya ntago ari byo byabaga byankomerekeje, ahubwo yabaga ari musaza wawe wankubise, yarankubitaga mu gitondo na nimugoroba. Ariko kubera ko numva ukuntu twaganiraga umbwira ko umukunda, uvuga ko ari umwana mwiza, ati nangaga ko umufata bitandukanye n'ukuntu ariko yari inyamaswa. Ati reka noneho tumubwire ngusobanure neza. Ati igihe banjyanaga kwa muganga bansanze mu manuka, ati wari uzi ko njye na musaza wawe twari turi mu modoka tukaza kugira akantu tutumvikanaho, agatwara imodoka akashyiramo umuriro, agahindagura imodoka akayizunguza mu muhanda, yagira hagati agasimbuka akayinaga mu manga. Ko bansanze mu modoka nicaye inyuma ahantu abagenzi bicara, ninde wari umushoferi? Hari uwo wigeze ubona? Ibyo bintu hari ibyo nigeze nkubwiraho. Ati brother wawe, musaza wawe niwe wari utwaye. Ibyo namaze kubibona rero, mbona ko umuntu ageze ubwo atiteye ku buzima bwanjye ashobora no kuba yareka ngapfa. Ndavuga ati nicyo gihe ngo nikundi. Nibwo nagiye mva mu buzima bwe ndagenda. Namwohereje na VN mubwira ko ndambiwe, arambwira ati ibyo bintu uri kuvuga ngo uragiye nzaguhiga kandi n'ubundi nzakwica. Ati rero icyatumye ngenda nari maze kurambirwa urukundo rwe, byararangiye. Ati niwe nagiye, ntago nigeze nshinyuma musaza wawe, n'ubundi nagiye gukora ibyo nakoze hirya ari uko narangije gukundana nawe naravuyemo nawe kuko numvaga nakibasha kwihangana pe. Ngo Mama Sharon mu marira menshi ari kumubwira ati ntabwo nigeze nkorera ikosa, ntago ariko bimeze. Ati wundi ntago nakabaye kuba narakoze ibi. Ko nyine Mama Alex no urabibona, ataravuga ati kuki utigeze umbwira bino bintu? Kuki watumye nkwanga nkakwanga urunuka imyaka yose kugeza abana bacu bukuze bakangana gutya? Waranyuze muri ibi bintu ntubinsobanurire. Anga ati mbabarira pe, nangaga kungira ikintu mvuga kibi kuri musaza wawe kuko nabizi ukuntu wamukundaga, utaza kumufata ukundi kuntu atari. Ati niyo mpamvu nabihishe. Kumushyira avuga ati mbabarire rwose ku rwango rwose nakugiranye. Babyeyi barahoberana basabana imbabazi. Ku Mama Alex ndetse na Sharon bahise basohoka baragenda. Bajya kwande? Bajya kwa Mama Alex. Ubwo urumva nyine Mama Sharon niwe wahise uvuga ati reka tuze tugende, tujye hehe? Tujye iwacu, iwanyu nyine tujye kureba Alex. Basanze Alex mu rugo. Alex agira ngo ari kurotatanya kuvuga ati byuka Alex, byuka Alex, uri kurota, uri kubona ibintu bitahari. Ababyeyi bishimye bafite amasura ku maso, ababyeyi bahuraga bakamera nkaho bagiye kurwana nyine batontomerana. Abona baje bishimye bari kumwe.
umwana avuga ati ni ibiki biri kuba byagenze bite ati mumbwire ko ndi kurota atangira kwibyiringira amaso ati naba nsinzire se cyane kurota ababyeyi batangira kubwira ati twe tuje kubasaba imbabazi nk'abana ngo bari kubwira Alex ati baba tuguse urumva nawe barira gute ibintu ntabwo ndi kubyumva abantu mu Rwanda buri munsi se muhora mutubwira ngo tugwane gute mutubuza guhura turababarira gute ugucyo mama Sharon yakoze yahise yegera Alex aramuhobera avuga ati mutubabarire amakosa yose twakoze ibintu twese byase twatumye munyuramo mutubabarire tubasabye imbabazi ahita namubwiye ati se ko Sharon yagize n'isabukuru ubu nta kuntu waza mu rugo ngo numve yarajeje no kumutumira musaba imbabazi avuga ati utubabarire twakoze amakosa ariko se ko noneho twagize isabukuru mu rugo ati inshuti yawe urabizi Sharon ni inshuti yawe yagize isabukuru nta kuntu waza tukajya gusangirira mu rugo iwacu umwana byamutunga avuga ati nibiki byabayera kirego nawe urabyumva ko gutungurwa ko umwana gufite ishingiro ubwo nyine Alex aragira akabyemera bakagenda agasanga genda gahura na Sharon akavuga ati Sharon yugo sanga Sharon mu cyumba cyo kuvuga ati Sharon akumira tugeze hano ute subwo nyuze he ati nanjye byanunguye ibintu mbonye ne hariya hasi barababyeyi wagira ngo sinzi ibintu bari wagira ngo tugiye gupfa cyangwa ari ikintu kibi kigiye kuba ngo baragenda baramubwira ati rero buri sohotse gatoya n'ibisabukuru yanjye niba bagutumiye kuza ngo uze dusangire reka mbanze ntabwo nakwambara ndeba umusore nyine asubira inyuma barangiza bagahita baza ku meza bakagana bagatunga ubutura umuryango hehe no kongera kurwana nta kintu tuzongera gupfa byararangiye nuko nuka filime kacu karangiye nizere ko waryohewe niba ushaka iyindi cyangwa se n'izindi zimeze neza watwandikira muri comment kutubwira ati bimeze gutya na gutya mutwohereza kagaga cyangwa se mutuha kandi vuba kugira ngo birusheho kugenda neza ndagira ngo ushimire twabanye hano niba turakora subscribe kuri subscribe kugira ngo birusheho kugenda neza cyane rero icyo nababwira ngo kiri gukora cyose werekeje mu gusanga mu kuboko kw'Imana kandi byose birusheho kugenda neza ndabakunda ariko Imana ikandusha